Turashima Imana iki gitondo kiza tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukora murimo w'Imana mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Mana yatugiriye neza iki gitondo tubashe kuganira kug'ubutumwa bwiza bw'ijambo ryayo. Reka tubanze dusenge. Mana turagushimiye, urera kandi urakiranuka, warakoze kuturema mu ishusho ryawe. Nyuma yo kuturema mu ishusho ryawe utuhindura natwe kuba abakozi bawe. Iyo ni icyubahiro gikomeye warakoze. Tugiye gukora umurimo wawe, tubabarire tweze kubwoko kwawe kubanye natwe. Muka wera tukwaye ikaze, utushoboje kuko twebwe ntacyo dushoboye. Twirukanye imbaraga zose z'umwanzi Satani. Mana udushigikire kandi ubane natwe. Ijambo ryawe rigere ku bantu bose amahoro kandi rigira icyo dutumarire iki gitondo mu izina rya Yesu. Amina. Mana ibaho umugisha. Tugiye kuganira kug'ubutumwa bwiza ngo ko twavuze y'ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana nibyo kurya byacu twebwe abakiranutsi, kandi nize ko twataka bwo mu mwuka. Mana ihabwa icyubahiro. Turaganira kubwira ijambo riri kuri igitabo cyo Kuva igice cya 14 murongo 10 kugeza kwa 16. Reka tubanze tusome ijambo ry'Imana. Farao Abisirayeli bubura amaso babona Abanyaegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Babaza Mose ati, ndamva muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyaegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyaegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, muyagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubazanire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Murongo wa nyuma, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati ngo kubutaka. Mana ihabwa icyubahiro. Aya niyo magambo tugiye kuganira kugwiki gitondo kiza. Mutwe w'ijambo nguko twabitekerejeho, mutwe w'ijambo ravuga ufitiki. Ufitiki nanje mfitiki. Mu ibibiye turimo cyangwa muri urugendo ufitiki. Hano tumvise inguru z'Abanyayisirayeli mu gihe bari mu gihugu cya Egiputa. Kenshi na kenshi aba bantu bashatse Mana yafashe gahunda yo gukorera mu Banyayisirayeli, bituberere inyigisho twebwe, bituberere mbese inzira natwe twabasha kwizera mu Imana. Aburahamu yagiranye kibazo n'Imana, musumwe ajya gutambira Imana igitambo. Muko kujya gutamba kwe igitambo, atambira Imana igitambo. Yageze mu masaha nimugoroba, Imana ibwira Aburahamu, uko atabereye amaso igitambo cye, urubyaro rwawe ruzajya mu buretwa myaka 830, ariko wowe uzaba wasanze abasogokuruza bawe. Ibyo ni ijambo ry'Imana, kuko yari mu mugambi w'Imana. Ibi bihe byacu usanga kenshi na kenshi tutakibasha kwizera ijambo ry'Imana. Bibazo byinshi tuhura nayo, cyangwa ibintu byose tugenda tunyuramo bizakuba bitubera ngo mugambi w'Imana. Kandi mugambi w'Imana si ibintu byiza gusa, ari igihe mugambi w'Imana uza ku bantu ishaka kutucisha mu nzira y'ibibazo, ariko tubashe kukuramo iki inyigisho.
mu gihe babayeho gihe kimana bahuye n'ibibazo byinshi, abapfa barapfuye, batotejwe, bakoresheje imirimo y'uburetwa, ariko igihe saa y'Imana yageze, Mana yategetse ko bava mu gihugu. Nuko Farawo yinangiraga umutima, ariko nawe urusha Imana amaboko, nawe urusha Imana imbaraga. Isaa y'Imana yageze, Farawo arekura Abisirayeli. Mana imuteze icyago cya 10, imfura zirapfa z'abantu z'inyamaswa, umuhungu we nawe abigenderamo, arategeka ati mutuvirire mu gihugu, mugende n'Imana yanyu yica. Muko kugenda kwabo, Abisirayeli barakomeza urugendo, bava mu gihugu cya Egiputa bafite amahoro, bafite umunezero, bafite ibyishimo, babona ko Imana yabo irakomeye, babona ko Imana yabo ishobora byose, kuko Farawo yinangiraga umutima avuga ko atashaka kubarekura. Ariko mu gihe basotse, babonye ko Imana irakomeye, baragenda. Mu gukomeza kwabo urugendo, bageze agati mu nzira, Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso, babona banya Egiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakambira Uwiteka. Muri urugendo bagenda banezerwa, bashima, ariko baje kureba inyuma, babona tena Farawo n'ingabo ze barabakurikira, kandi bari bazi ko bibazo byarangiye, turagiye, nta kindi kintu kizongera kudukoraho. Ariko Farawo nawe aho yasigaye arongera tena kubitekerezaho, ati kuki narekuye aba bantu kubera iki? Kubera iki Mana yongera tena kumukora iki? Kumwinangiriza umutima, arabakurikira. Muko kubakurikira, Abanyegiputa bagiye kureba inyuma, babona Farawo n'ingabo ze. Bibiliya mwanya babonye Farawo n'ingabo ze bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Bibagiye ko bavuye Egiputa kubw'imbaraga z'Imana, kubona gusa Farawo n'ingabo ze, Abanyegiputa Abisirayeli baratinya cyane. Bakora iki? Batakambira Uwiteka. Icyo nicyo kintu nabakundiyemo. Babibonye nuko bagize ubwoba, batakambira Uwiteka. Babaza Mose bati, kuko Mose niyo yari muyobozi wabo. Babaza Mose ati, ndamva muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Batakaza ibyiringiro, bagira ubwoba, ariko nuko batakambiye Imana, batangira kubaza Mose ati, se namva yari muri Egiputa kugira ngo utuzane dupfirire hano mu butayu? Niri cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Kuki babona ko kuva kwabo muri Egiputa bibaye iki? Bushaki bwa Mose. Bibaye iki? Ni Mose wabitegetse. Batazi ko igihe cy'Imana cyageze, yari ngombwa ko Imana yabakura mu maboko ya Egiputa ibasubize mu gihugu cya Kanani, nguko Imana yavuganye na sogokuruza wabo Aburahamu. Ariko bagira tena ubwoba, batangira kuyanduza bakiri mu rugendo. Barabwira tena Mose, sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa ibyo twakubwiraga Mose, dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari ko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfirira mu butayu. Ibyo nibyo twakubwiraga, reka tubakorere. Ibi bintu byo kudukura mu gihugu utureke tubakorere, biruta kujya gupfirira hano mu butayu. Twabakorera Abanyegiputa. Kenshi na kenshi tukunda kutabasha gukora iki? Kukwemera cyane ijambo ry'Imana. Buzima bwacu mu rugendo rujya mu ijuru, twifuza gusa tuhure n'ibyiza, ariko Mana kugendana mugambi w'Imana kuri twe, kenshi na kenshi iremera tuhure n'ibibazo, kenshi na kenshi iremera tuhure n'ibyiza. Kandi mu gihe bibazo byaje, ni ibamo inzira zimwe z'Imana kushaka kudukomeza no kutwigishamo. Gihe ikoze ibyiza, nayo igaragaza ko nibiye byacu byo kugarura icyubahiro cyawe, tuvuga ko Mana warakoze, cyubahiro ni cyawe.
sasa ango twemera tugerageze, nago twemera tuhure n'ibibazo, kandi twizera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nimba yavuze amahoro, menya ko amahoro igomba kuboneka. Nukwaze mu kibazo, amahoro igomba kuboneka. Si nibyo twakubwiraga tukiri muri Egiputa? Biruta kutureka muri Egiputa tugakorera abanya Egiputa oriyo ko kutuzana hano dupfirire mu butayu. Kandi mugambi w'Imana ntago yari ko bapfirira mu butayu. Mugambi w'Imana yari kusohoza isezerano yavuganye na Aburahamu ko bazakorera, bazajya mu buretwa myaka 430. Nyuma yaho nzongera mbasubize mu butaka. Ibyo byose Abisirayeli ntago bari bizeye. Murongo ukurikira, Mose asubiza abantu ati, mwitinya, muyagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanya Egiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka abazanira uyu munsi, kuko abanya Egiputa mubona uyu munsi nago muzongera kubabona ukundi. Bene data, ibi biye byacu natwe tufite ubwoba mu iyi minsi. Ari ibintu byinshi birimo kuduteza ubwoba, bibazo by'ubuzima birimo kuduteza ubwoba, ubukene birimo kuduteza ubwoba, bibazo by'ubushomeri biduteza ubwoba, bibazo byo kubura akazi birimo kuduteza ubwoba. Ariko umuntu ufite isezerano ry'Imana ntago akwiriye gutinya. Wahagarare gusa usenge, uwakiranuke, ukomere, uzarebe ko Imana izagukorera. Ubwo bushomeri bwahagaze imbere yawe ejo nejo byavaho. Ubwo bukene bwahagaze imbere yacu ejo nejo byavaho. Nago turabo gucika intege, twebwe twihagararire gusa turebe igisubizo cy'Imana, kuko turi bantu bari mu isezerano ry'Imana. Umuntu uri mu isezerano ry'Imana agendera mu mugambi w'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro kandi Imana ishirwe ejuru. Banya Egiputa bagira ubwoba, ariko Mose arababwira, mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko mugiye ufite iyo sezerano nguko nabivuze, mwanya wizera Imana ukagendera n'Imana nguko bikwiriye, Mana ndagwesha kukureka shuti yanjye. Nuko abanzi bakuhagurukiye, nuko bibazo bikuhagurukiye, we witinya, wagarare gusa urebe agakiza Uwiteka akuzanira uyu munsi. Kuko ibibazo tubona Mana ishatse ejo yabikuraho, ibibazo tubona iyi saha Imana ishatse yabikuraho. Wiringiye Imana, komera mu Mana, izera ijambo ry'Imana, izera amasezerano y'Imana, nducike intege. Bibazo sibyo byatuma twava mu bushake bw'Imana. Hariho abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo, oriyo kwihanganira bibazo bava ku murimo w'Imana. Bagira impamvu nyinshi byatuma bareka ibyo bakoreraga Imana. Ariko ibyo sibyo bene data. Komera ushikame, Mana iri kumwe nawe, Mana irakuzi, Mana izagufasha, Mana izarwana urugamba, kuko rugamba surwacu. Abisirayeli bageze aho hagati bahura n'ibyo bibazo, bacika intege. Ariko Mose abakomeza ku iyo jambo, witinya, mwitinya, muyagarare gusa murebe agakiza Uwiteka abazanira uyu munsi, kuko abanya Egiputa mubona uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Abanzi ubona hari igihe Imana ishaka gutegeka utazongera kubabona ukundi. Uburwayi ufite Imana ishatse irategeka utazongera kubabara ukundi. Ibibazo ufite Imana ikwishimiye uyu munsi gategeka ntago uzongera kubibona ukundi. Witinya, witinya, ni ijambo nziza tugukomeje iki gitondo. Witinya, wihagarare gusa ku rufatiro rwawe, nguko Habakuki yavuze, nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Twebwe kuhagarara ku munara no kurindira biratunaniye mu bibiye turimwo. Yesu atushoboje kandi adukomeze. Itoro ry'Imana tuhagarare ku munara. Witinya mukozi w'Imana, witinya mukiranutsi, witinya muririmbyi, witinya munyamasengesho, wihagarare gusa.
ureba agakiza Uwiteka azakuzanira, kuko ibyo bibazo ubona uyu munsi ntago uzongera kubibona ukundi, nguko ijambo ry'Imana ritubwiye. Murongo ukurikiraho, Uwiteka ari murongo wa 14, Uwiteka ari bubazanire namwe mwicecekere. Witinya abanyagiputa mubona uyu munsi ntago muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubazanire namwe mwicecekere. Hariho abantu barimo kwirwanirira mu y'imisi, harimo abantu barimo kwishakira uyu munsi, ariko bisubizo by'ibibazo dufite biva ku Uwiteka, kandi ari Uwiteka uzabituzanira ibyo bisubizo by'ibibazo dufite. Natwe icyo Imana dushaka, twicecekere, kuko kuboko kw'Imana ntago ari kugufi, ukuboko kw'Imana ni kure bene data, ntago kunaniye kudutabara, ntago kunaniwe kutukorera ibitangaza. Ni twebwe nito dutinya, ni twebwe twavuye mu byiringiro, ni twebwe twavuye mu bushake bw'Imana, ariko Uwiteka ari buzanire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Mu ako kanya bari mu ibyo bibazo bari barimo, Imana irabaza Mose ati, niki gitumye untakire? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Muri urugendo si byiza ko kwarangazwa mu rugendo, si byiza gucika intege mu rugendo, si byiza kuhagarara mu rugendo. Dukomeze gusa tugende, dukomeze gusa tusenge, dukomeze dukiranukira Imana, dukomeze dukorera Imana bene data. Ntago ari ibihe byo gucika intege, ntago ari ibihe byo kwikura mu bushake bw'Imana, ntago ari ibihe byo gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kora ibyo gukiranuka, izera Imana, nuko aracyari bikomeye, ariko Imana yakuvuzeho, kandi Imana icyo yavuze irakisohoza bene data. Ntago ari umuntu ubesha. Mana imba yavuze amahoro, menya ko izatuha amahoro. Mana nimba yavuze umugisha, Mana izakuha umugisha. Mana nimba yakubwiye akazi, wizere ko Imana nigera, Mana izatuha akazi. Witinya. Ibi bibazo ubona uyu munsi ntago uzongera kubibona ukundi. Wowe wicecekere gusa, wizera Imana, komeza utitirize, komeza uzunguruka ubucece, komeza usenge. Kibazo kindi dufite nuko tubaye abanyandege ngeya mu gusenga, ariko amasengesho yarabohora, masengesho isatura inzira aho zitahari, masengesho ituha ibyo tutafite, masengesho tugeza ku mugisha, masengesho isohoza isezerano ryacu, masengesho tukura ku cyavu ikatwicaza n'ibikomangoma, masengesho. Imana itwishimiye ba Kristo bene data, Imana twishimiye. Ibi bibazo tubona byakurwaho, izera Imana, kuko ariko Imana yakuvuzeho. Izera imbaraga z'Imana, izera ubutware bw'Imana. Mana ndago irahinduka. Yesu atukomeze kandi atugirire neza. Murongo wa nyuma aravuga iki? Nawe abwira Mose, reka tusubire ku wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati ngo ku butaka. Niki gituma untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati nko ku butaka. Nakindi hano abonetsemo iki gisubizo cy'Imana. Mubwo bwoba bari bafite, muko gutinya bari bafite, muko gutaka bari bafite, Imana irabwira Mose ati, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Navuze mu rugendo si ngombwa guceceka, si ngombwa kuhagarara. We komeza ugende, komeza ukorera Imana ibyo wayikoreraga, komeza utitiriza Imana. Nuko warari inzara, komeza usenge. Nuko wabuza amafaranga, wabuza akazi, ibyo nibyo bintu bimwe by'ingenzi hano ku isi. Bibuze, komeza ukorera Imana, komeza usenge. Imana ibwira ati Mose, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati ngo ku butaka. Imana itanze igisubizo. Ati Mose akora iki? Kuko ari we muyobozi wabo. Nawe urambure ingoni yawe,
urambure ukuboko nawe umanike ingoni yawe, manika ingoni yawe urambure ukuboko ejuru y'inyanja ngo hagati ngo ku butaka. Igisubizo cyabonetse, ngoni ya Mose ibabera igisubizo. Manika ingoni urambure kuboko kwawe ejuru y'inyanja ngo ku butaka. Mutwe w'ijambo twavuze iri jambo ufite iki ufite nicyo kizakurengera muri bihe turimo. Iki ufite nicyo kizatuma unesha bikugerageza. Iki ufite nicyo kizakugeza Kanani. Iki ufite nicyo kizakuhesha umugisha. Iki ufite nicyo kizakuhesha amahoro. Iki ufite nicyo kizasohoza itatuma usohorezwe isezerano ryawe. Iki ufite Mose yari afite ingoni. Iyo ngoni niba babereye igisubizo bene data. Iki ufite kirakurengera. Iki ufite kikuhesha umugisha. Mana irareba uko kutaka kwabo, Mana irareba ubwoba bafite, Mana irabahumuriza ko ntibatinya bakomeze urugendo. Ariko ibwira Mose ati nawe urambure ingoni, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati nk'uko butaka. Mose afata ingoni ye akora ibyo Uwiteka yamusabye, arayimanika. Nyuma yo kuyimanika arambura ukuboko ejuru y'inyanja hagati nk'uko butaka. Mose afata icyo yari afite, yari ingoni ye, afata iyo ngoni arayirambura ejuru y'amazi. Muko kuyimanura ejuru y'amazi, Mana iramanura ububasha bwayo, Mana imanura ukuboko kwayo, kuko ari Imana ikomeye dusenga, kuko ari Imana itabura igisubizo, kuko Imana itasaba inama kundi mundu. Mose azamuye uko iyo ngoni, Mana imanura nayo bubasha n'ubushobozi, nyanja icikamo kabiri. Ikizemo kabiri nguko butaka, nguko Imana yavuze, mazi irakama, ubutaka burumye. Bareba buryo Imana yakoresheje Mose. Abisirayeli babonye butabazi bw'Imana, Abisirayeli babona bashima Imana. Uwo mwanya Mose arabwira, Mana irabwira Mose, ayo nkaho bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Abisirayeli binjira mu mazi bafite byishimo, bafite umunezero, bafite unizeye ko buri muntu wese yongerewemo kwizera, yongerewemo imbaraga. Baragenda barangira mu mazi yose, mazi rakama ibaye ibikuta, hasi arumye nguko butaka. Abisirayeli baragenda bahimbaza Imana, banezerwa Imana. Ari umunsi w'ubutabazi ku muntu, ari umunsi w'umunezero ku buzima bwacyo, ari umunsi w'imbaraga ku buzima bwacyo. Nuko ubabara, nuko ufite ibibazo, ikomeza wiringa Imana. Nuko ari bigeragezo, nuko ari byo ubona bitafite inzira, ariko Mana bifitiye inzira mwene data. Yakobo yavuze ijambo rimwe nziza nkunda, ati ayirwa wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo data yateguriye abo ikunda. Mureke twiringiye, mureke tukomeze tukoreki, twihanganire bitugerageza. Abisirayeli uwo munsi babona kuboko kw'Imana nyuma y'imyaka 430 n'imisingahe. Mana iza kutabara ubwoko bw'Abisirayeli aho babonaga ko byarangiye. Farao n'ingabo ze tena zongeye kudugarukaho, ariko Abisirayeli barinjira mu nyanja. Mana maze gusatura inzira kubw'imbaraga zayo, Mana maze gusatura inzira kuko ishaka kubahisha ijambo ryayo. Uzi ibibazo ufite, twebwe turareba tukabona nta nzira. Mana twishimiye Isaya satura inzira bene data. Mana twishimiye Isaya ibimaze imyaka 40-30. Mana yatanga igisubizo cyayo, kandi twebwe tukunda kurebera ibisubizo by'amasezerano y'Imana mu miryango yacu, mu mbaraga zacu, mu bwenge bwacu. Ariko Imana nimba yasohoje yahaye umuntu isezerano, niyo nyine yishakira inzira y'igisubizo cy'icyo kisezerano. Abisirayeli barambuka nyanja, bageze hakurya barashima Imana, bageze hakurya baranezererwa Imana, bageze hakurya nize ko bafashe Mose baramuzamura hejuru, babona Imana ye, babona ko Mose agendana n'Imana, babona ko Mose afite Imana, barishima baranezerwa, baririmbira Imana. Kera turabasore ku rusengero haragakora sinumvaga baririmba ati hakurya
ya Yorodani abariyo bararirimba, kurya ya Yorodani ariyo bararirimba, abariyo bararirimba, ariyo bararirimba, hakurya ya Yorodani ariyo bararirimba. Mu gihe Abisirayeli bageze hakurya aya mazi bararirimbye, bahimbaza Imana, bashimate n'Imana kurushaho. Farawo n'ingabo ze barakomeza urugendo. Bahageze aho bavuga ya ntago tubarekura, aba bantu reka tubakurikire. Farawo atanga itegeko ku ngabo ze, reka tubakurikire, mubakurikire kugeza aho mubafata. Migambi ye yariko basubiza he, basubira tena mu gihugu cya Egiputa. Ariko mwene data umva kakando, Imana nimba imaze gusinya, nta muntu wavugurura signature y'Uwiteka. Imana nimba imaze kuvuga yego, na wasiramo oya. Nimba Imana yagukuye ku cyavu, ikwe iyeme kugwicaza n'ibikomangoma, ndawagusubiza tena ku cyavu, teretse wowe hagati yawe n'Imana. Farawo arategeka, icyo kamere nikiburiye, aravuga aya mubakurikire, mukugezaho mwongera tena kubagarura bose, tukabajyana mu gihugu cya Egiputa bakajya gukora imirimo yabo y'uburetwa. Atazi ko ibyo byose bakoraga nuko Imana yari yemeye cyo gihe. Ariko kuko Imana yarebye Abisirayeli ikabishimira, ivuga ko igihe cy'ibibazo kirarangiye. Haleluya. Igihe cy'ibibazo kirarangiye, igihe cy'amarira kirarangiye. Mane itkubwiye iyo jambo, umenye ko ntago uzongera kurira ukundi, umenye ko ntago uzongera kubona ibibazo ukundi. Ati Farawo ingabo ze zirinjira mu mazi, mw'uwo muhanda zirinjira, Mana iraceceka, irabareka barinjira bose, n'amafarashi, abakuru b'ingabo, abakomeye bose barinjira n'amafarashi yabo. Bamaze kwinjira, Mana ya muziki yakoze bene data, Mana yongera isubiza inyanja mu mwanya wayo. Faraho n'ingabo ze bose bakora iki? Bararimbukira mu nyanja. Ariko Mose n'Abisirayeli bakomeza kuimbaza Imana, bakomeza gushima Imana, bakomeza kunezerwa kuko mbere y'Imana. Ufite iki navuze? Iki ufite nicyo kizakuneshereza bigeragezo, iki ufite nicyo kizakuhesha gisubizo ku Mana, iki ufite bizakomeza nganira bikugerageza, iki ufite bizatuma busabane bwawe n'Imana bibe busabane bwiza. Se ufite iki mu imisi? Mu buryo bwo mu muka, uko tuvuze mu buryo bwo mu mubiri, ntacyo mundu abuze. Ushaka umusubiza ati fite 500 gusa, fite 1000 gusa, fite inzu gusa, fite gutya na gutya gusa. Ariko mu buryo bwo mu muka ufite iki? Nanje mfite iki? Kuko icyo dufite nicyo kizatuneshereza. Mose icyo yari yafite na nicyo cyabahaye inzira yo kwambuka Yorodani. Yari yafite ingoni, Mana iramubwira manika. Nyuma yo kumanika iyo ngoni, nawe umanike ingoni yawe, urambure ukuboko ejuru y'inyanja hagati ngo kubutaka. Iyo ngoni niyo Mose yakoresheje. Se twebwe tufite iki mu imisi? Ubona turajarajara mu gakiza, abantu babaye abacyamanza, batashaka kuhagarara ku munara w'Imana nguko bikwiriye, tutasobanukiwe n'ibihe turimo bigomba kutwereka ishusho nziza yo kubana n'Imana nguko bikwiriye. Ibibazo dufite mu ibibiye byonyine bishobora kudukomereza mu Yesu agufashe iki gitondo, wongere wize nanjye nisuzume, turebe icyo twatakaje muka. Kera wari umunyamasengesho, kera wasengeraga murimo y'Imana, kera wakomezaga abandi, kera wafashaga abandi, byose ukabikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ariko iyi minsi warivumbuye, iyi minsi warabiretse. Se wowe uzarengerwa niki mu gihe utashaka kugendana n'Imana nguko bikwiriye? Ufite iki? Nanjye mfite iki mu bibiye turimo? Ninde uzaturokora mu bibiye turimo?
Abisirayeli bambuka inyanja bashima izina ry'Uwiteka. Igihe cy'ibibazo kirarangiye. Hari igihe Imana ishira iyererezo ku kigeragezo bene data. Hari igihe Imana ikira iyererezo mu bibazo abantu bafite. Niyo mpamvu twaje kubakangurira tena kubwikushaka imbaraga z'Imana, kwizera Imana, kugendana n'Imana, gukiranukira Imana, kubaha Imana, gucishwa bugufi mbere y'Imana. Impano Imana yaguhaye icyo cyakurengera. Impano Imana yaguhaye cyagusaturira inzira. Impano Imana yaguhaye cyakurwanirira mu bibiye turimo. Ariko buryo urimo kuyikoresha umeze wagaze gute? Buryo urimo kugendana niyo mpano yawe. Nukwishira hejuru ko ari njyewe, nukwikubita ku gituza ko ari wowe. Ko atari twebwe ni Imana idufasha. Ko atari twebwe ni Imana ituyobora. Ko atari twebwe ni Imana idushoboza. Ko atari twebwe ni Imana idukomeza bene data. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Turacyari kumwe cyangwa se urimo kubona ko ari wowe ushaka kwisaturira inzira mu bibazo ufite? Nimba iyi minsi urimo gushima ariko umenye ko arabandi barimo kurira. Nimba iyi minsi urimo kubona nta kibazo ufite ariko arabandi bafite ibibazo, se uracyasengera abandi, uracyasengera murimo y'Imana, uracyakomeza abandi mu ijambo ryawe. Kuko iyi minsi tukeneye ijambo ry'ihumure, ijambo rikomeza abantu, ijambo rituma abantu bagendana n'Imana, bashaka Imana nguko bikwiriye. Mana tushoboje bene data, Mana tugirire neza kuko ari we mufasha mwiza, Mana kuko ari we mutabazi wacu. Ndimukikumuka kuko umutima mubone ko Imana izadukoza isoni. Oya, uhagarara neza mbere y'Imana nuko arimo kurara inzara mu bibiye, nuko ari bibazo mu bibiye, nuko ari mu bangamiye mu bibiye. Yesu aracyari ku ndebe y'ubwami kandi ari we nzira. Yaravuze yo jambo, ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo. Tumwizere gusa. Yesu arakora, Yesu arategeka, aracyumva amasengesho y'abakiranutse, abacisha bugufi ya Yesu aracyabemerera. Burwayi ufite Yesu arakiza, bigeragezo ufite Yesu nushira iyererezo, ibikubangamiye Yesu niyo shira ahanagura, arahanagura. Abanyegiputa utazongera kubabona ukundi mu muntu wese wagaze imbere y'Imana. Abanyegiputa bari imbere yawe Yesu niwe wabacecekesha. Ariko icyo niyo mpamvu ndagusabye kwizera iyo Mana, niyo mpamvu ndagusabye gukomera ku Mana, niyo mpamvu ndagusabye gushikama ku Mana. Wongere tena wigarukire, we wavuye mu bushaki bw'Imana. Se iyi si izakuhesha iki? Ko amahoro yacu tubibonera ku Mana. We waretse murimo y'Imana, wowe ukiri mu byaha. Amaherezo y'umunyabyaha ni urupfu. Shaka iyererezo ryiza kuko Yesu Kristo niwe uzatuha iyererezo ryiza. Ari impamvu Yesu yaje ku isi, kandi iyo mpamvu nuko abamwizera bose batazarimbuka ahubwo babona ubugingo buhoraho. Shaka kubona ubugingo buhoraho, nanjye nshake kubona iyererezo ryiza. Wowe utarezera Kristo umwemere, nawe wavuye mu bushake bw'Imana, waguye, wongera ugarukira Imana. Mana iracyagushaka, Mana iracyakenera kukuha imbabazi. Garukira Imana nawe izakugirira neza. Murakoze kuko kumva ijambo ry'Imana. Yesu akushoboje. Ibuka ibihe byiza wagiranye n'Imana, ibuka amasezerano yawe Mana yaguhaye. Satani ndakagushuke nuko ari ibibazo akwereke ko urapfuye. Oya, ntago tuzapfa ahubwo tuzarama. Murakoze kudutega amatwi. Tugiye gusenga Imana. Niki kikubujije amahoro? Niki cyakutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ufite iki mu bibiye? Twavuze ko Mose yari afite cyabasaturiye inzira mu nyanja itukura, barambuka mu mahoro y'Imana. Bageze hakurya Banyegiputa binjiyemo babakurikira. Mana yongeye kubwira Mose ati hindukira, rambura ingoni yawe hejuru y'inyanja. Mose arongera arambura ingoni hejuru y'inyanja, amazi irasubira ku munzira yayo. Ingabo Faraho n'ingabo ze bose bararimbuka mu nyanja. Abakomeye, amafarashi y'Abanyegiputa bose bapfirira mu nyanja.
ndukakangishwe n'ikigeragezo, ndukakangishwe n'umwanzi wawe, ndukakangishwe n'ubuzima ufite mu imisi, ndukakangishwe n'uburwayi. Hagarara gusa mbere y'Imana, Mana uzarebe ibyo uzagukorera. Turagushimiye wera wa Isirayeli, tunejejwe n'ijambo ryawe, urera kandi urakiranuka. Nyuma yo kumva ubutumwa bwiza, tuciye bugufi ya Mwami, tugusaba imbabazi kuko tumaze gucika intege, tuzuye ubwoba, turasakuza Mwami, utubabarire, utweze, weze ubwoko bwawe, weze itorero ryawe, tusigaye dutinya gusenga, bibazo bituteje ubwoba. Mu izina rya Yesu, weze Afrika, weze igihugu cyacu, weze amatorero yawe, weze abakozi bawe, weze abasubiye nyuma, weze abacika intege, weze abasubiye bavuye mu nshingano zawe. Nyuma yo kutweza no tubabarira, Mana utwambike tena imbaraga, icyo dufite tugikomeze, mwanzi ataza kutwambura Mwami ikamba ryacu. Mu izina rya Yesu, bibazo bihagaze imbere y'ubwoko bwawe, bibazo biremereye umurimo, bibazo biremereye abakozi bawe, bikurweho nawe Mwami. Udukomeze mu bibiye ibituremereye, ibiduteza ubwoba. Uriho Mana, fasha abakozi bawe bakize ibibazo, bakize inzara, bakize ubukene, nicyo giteza isi ubwoba. Ugaragare ng'Imana, abarwayi bakize, abasubiye nyuma wongere bagarure, abatarakizwa nabo turabasengeye. Zana amahoro ku isi, na wundi watanga amahoro Mwami. Abisi ndago batanga amahoro, niwe Kristo utanga amahoro. Tanga amahoro muri Afrika, tanga amahoro muri Europa, muri Aziya, muri Amerika. Dukeneye amahoro yawe Mwami, muki gihugu cyacu, ku murimo wawe, mu muryango yacu, mu buzima bwacu. Dukeneye amahoro. Satana atsinzwe, abadayimoni batsinzwe. Urakoze Mana, dusenge bazumva ijambo ryawe, ubambike tera imbaraga kandi ubakomeze, ubaramburire kuboko kwawe Mwami. Kandi nize ko aho kuboko kwawe kuhagaze amahoro iraboneka. Niyo mpamvu turagushimiye kandi utwambike imbaraga dushoboje, dukomeze muri rugendo kugeza uzaza kujyana itorero. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Nababwiye ko nitwa Pasteur Serugendo Dismas. Reka tubahe nimero de telefone. Ari igihe ushobora kuba ufite ikibazo ushaka kubaza, ari igihe ushaka kutugirira inama, cyangwa se ari igihe ushaka ko twasengana. Ni 0772439754. Iryo niyo nimero zacu. Ukeneye watubaza mu izo nimero. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi amahoro y'Imana ibane namwe. Amin.